ya endurance kugera ku rwego umuntu yishima ngo yabonye ibirori ariko ibi bikurikiye ibyo birori hari akantu njya muri kuri TikTok kanditseho ngo ni gute twisanze aha hantu amara ahantu twisanze si sawa ariko ngo hari ubuhanuzi ngo wari warabahanuriye nyine abantu ni kwa kundi nyine ikintu kibaye babu backing si buri kwica no yawe se bimusanze Bestina na Dorcas nagiye kubona mbona aba bana bameze nk'abari kubyina igisirimba gukorera amasezerano bagiye gusinya nyine bavuga ku masezerano nibwo rero abantu bajya uze gushyira link hano hasi baburebe sibyo byiza wewe biri amahire biri kuri channel yawe amasezerano kigero wari wabahanuriye niyo yanga yatangiye gusora uza kuzanamo n'ibintu ngo by'akaguru ese birantu n'ukuri koko uriya mugabo nta kaguru afite kabiri tuziranye nk'abarokore urumva ndi umunyamakuru n'abanyamuziki ndi umukristo wo mu itorero rya DPR nawe n'aba DPR kabiri dufite animateri w'inshuti yanjye sibyo hano ni Gasogi ku ishuri yego turaziranye tuziranye burya umuntu uza hano twese muziranye cyane turaziranye haka ibintu bibera muri iyi social media none aba bahungu bihaye ibigambo basigaye bicara agafata akantu gatoya kukuri ubundi isuku kubabeshya kandi abantu nabo barashyokewe byarakomeye sibyo ugasanga umuntu hari ukuntu bihaye noneho amakuru y'imama ufite nuko kuwa mbere habanjije uwitwa Dorcas uzi ko umuntu muri nyarenye ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri ngewe akunda kuhati sinzibagirwa ankora mu ntoki ntabwo iki kiganza sinzagikaraba ngo yarivuyemo abandi barazivamo ese aribona umugabo urumva ari kuguma aho ngaho we wahaguma vuze nabonye hari abatangiye kuzana amafoto ngo umugabo we ngashobora kuba afite abandi bagore reka mere kuri iki cy'ubustari kuba umusitari aba bana kubera bageze mu biganza bya Irene urabona management y'izina ryabo igakururuka itarangira kuko harabyuka mu gitondo umwe akaza ati ubu hari uzajya no muri Burkina Faso ubu haba habonetse n'umugore uvuga ngo babanye imyaka ibiri wangiye nabonye amafoto rwose bari kuzana amafoto y'umugore n'umwana nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp yes reka nanjye ngusuhuza aho dukurikiye n'ibyagaciro gakomeye cyane kuba garutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu ndagusuje kandi gushimira kuba warahisemo iyi channel n'ibyagaciro gakomeye cyane rero n'ukuri kuba ugiye kubana natwe muri iki kiganiro kuri kamera ntago ni yenyine ndi kumwe n'umuhungu w'Imana n'abanyarwanda Prince Robert nishimiye kujya kwa nawe mu kiganiro nanjye ndagishimiye meze gute baba nta mahoro ndashima Imana ukanya nandi munsi wa inkuru y'umukobwa cyangwa se umugore bita DJ Brian arimo avuga ukuntu ngo Ribu yagiye kumupima urumogi ngo ariko bagasanga ari umwera akavuga ati ndashima Imana ko ntashye ndi umwera kurana ba Emerine ngo ba Emerine bashobora kuba baravuze ko bajyaga babisangira ngo bajya kumupima ariko basanga nta birimo aravuga ati ngiye kuva nabatizwa nahise ndeka itabi nahise ndeka ibiyobyabwenge asigaje ibintu bye nibyo bafunze ibintu bye nahise Emerine si wa mukobwa wundi niba ari Shanita yari kumubwira ngo ibi bintu ni ibya DJ Brian si ibyawe ese niko yamubwiye maye
Imana ishimwe ubwo niba ibyo avuga ari ukuri kuko tutari duhari bamupima. oya buri byose none ntabwo yajya kubeshya ko ikinyamakuru cyabyanditse ni Igihe. Ntekereza ko Igihe ni ikinyamakuru gifite credibility ku buryo utajya gushidikanya. Igihe cyandika ibyacyo nk'uko nawe isezerano uvuga ibyawe n'abandi bakavuga. Arega Evo, ukuri mu isi ni kumwe, ni Kristo. ubwo ashima Imana ko yakijijwe akarekura urumogi, ubwo ni ukuri. Niyo mpamvu mubwiye ngo ubwo ni ukuri. Nibyo ngiye kuvuga nti nturumva bitaba ari byiza kuba umubatizo we hari ukuntu nyine abantu bavuga ati ariko bite uyu mubatizo ko none niba hari kuza ibimenyetso ko uyu muntu koko yaba yararetse ibiyobyabwenge nticyaba ari ikintu cyo kwishimira. Ni byiza, Imana imuhe umugisha, imukize n'ibindi byose ugeze ku musaraba byuzuye. Yego. Aha Roba handi kumeze neza n'umuryango turi amahoro. Ndi kubona uyu mwaka nyine Imana ikikomeje kuturinda. Yego. Gusa ndwaye Rubavu ku nsengera. Wabaye iki se kandi? Umuriro wigeze kumfata urandekura nkubita hasi Rubavu, ariko umuriro w'amashanyarazi se? Ama pole sana. Ariko n'ubu rurongera rukangaruka. Nakwihangana mwisi nyine dufashe igihe mu ntambara. Yego. Ariko igihe rero byose mbifatanyiriza kundanira ibyiza, ubwo Imana ibifite impamvu. Ubundi burya ngo ikintu cyose gifite impamvu. Kuba ngiye warandekuye abandi ubica nishima. Yego. Ndashima. Muri iyi minsi havuzwe cyane inkuru z'ubukwe k'umukobwa bita Vestina wo mu itsinda rya Vestina na Dorcas. Ubukwe bwe rero ubundi mbere na mbere nibwo inkuru ngiye kuyikoraho bwakiriye gute? Bamwe bagiraga bati aracyari umwana, abandi bati havuzwe byinshi, abandi bataratwite, sari rukanswa n'iki. Hari ikintu kimwe nabonyemo gikomeye Mutesi yigeze kukivuga, ariko nanjye kubona ko ari cyo. Mutesi, Pastor Mutesi? Yego. Evo, abantu benshi bishimira kuba abasitari, ariko niba hari ikigeragezo kibi kibaho gikomeye maze kubona, ni kuba umusitari. Abaguhimbira, abavuga ukuri, abakubeshyera, abakuvuga batakuzi, urwo rusobe rwose buri muntu wese cyakoze Imana imurema bingana n'intambara azakira. Siko hari ibintu bivugwa nkanjye nkumva kubyakira nkumva nshesha urumeza. Uzi umuntu wica, ni byiza ku breaking inkuru ko umuhanzi yakoze ubukwe. Yego. Akuze umuntu urenga aho ngaho ati uyu muntu muri kubona basezeranye nta kagura agira. Ariko se uyu muntu muri kubona basezeranye mbere yuko basezerana n'urugero nguhaye, sibyo? Byagenze gutya na gutya, aho batuye donc ya ingerance kugera ku rwego umuntu yishima ngo yabonye ibirori, ariko ibi bikurikiye ibyo birori. Hari akantu njye mbona kuri TikTok kanditseho ngo ni gute twisanze aha hantu. Amara ahantu twisanze si sawa pe. Hari abantu bisanga akantu ni mwana afunze ukunda kugakoresha. Ni gute twisanze aha? Ni gute twisanze aha? Hari n'akandi nabonye avuga ngo bazaza nyuma ngo bazibuke kuzimya amatara. Nanjye ndabona ari byo. Ariko se wa mugani havuzwe ibintu byinshi. Anyway, wari utarambwira ariko wowe nyine uko wabyakiriye. Narabibonye nyine sibyo? Kuri kote imwe ndabyishimira. Kuko kugira ngo muri iki gihe nkatwe twabyaye abakobwa ubone bari gushyira amacupa mu bitsina byabo nka bari nabonye, habona umugabo umugutwarira akakwambika urugori. Ni ukuri byaranshimishije. Aho kugira ngo ubone bashyira amacupa, hari ibintu ubona kavuga ati Mana koko umwana wa Pawulo. Pawulo niwe wabwiye Timoteyo ari kuvuga ku cyitwa inshingano, kuko abantu bitiranya inshingano n'umuhamagaro. Ari kuvuga ati umwepiskopi donc uko akwiye kuba avuga ati nk'uko umugore yabanje gucumura ariko
rero hari ibintu bazana mu isi nabo ukabona ni ibintu urundi rwego rudasanzwe nubwo n'abandi nabo nka wundi mu minsi yashize twabonye ari wabonye umugabo wifotoje mwajya gutwambika ntabwo mwibuka akabana abantu bakomeje kuba babi rero ubundi se buriya yabiretse we wapi ko numva arana mu gitondo akubitahe n'amafoto ntabwo yabiretse ibya bindi rega ngo akabaye icwende koga biragora rero narishimye pe ariko ngo hari ubuhanuzi ngo wari warabahanuriye nyine abantu ni kwa kundi nyine ikintu kibaye babu backing si buri kuri channel yawe se ni nagiye kubona mbona utuvido bongeye batubakinze y'Umusanze Vestina na Dorcas nagiye kubona mbona aba bana bameze nk'abari kubyina igisirimba ngo kubera amasezerano bagiye gusinya ubwo ni kontara ariko mbona atari kontara ibashakira ibyiza ahubwo ari kontara ibaroha mu manga zo kurimbura ubugingo bwabo niba bazayasinya niba barayasinye simbizi ubwo nyine aho bari nabo basengere uyu murimo bakora nyine bavuga ku masezerano nibwo rero abantu bajya uze gushyira link hano hasi baburebe sibyo byiza wowe biri amahire biri kuri channel yawe amasezerano icyo gihe wari wabahanuriye niyo yayanga yatangiye gusohora oya katurebe nyine njye nabonye basinya amasezerano babyina igisirimba ariko arimo umutego rero reka dutegereze niba ari aya ngaya tuzabimenya sibyo n'aya ngaya akaba arimo umutego nyine reka dutegereze niba hari n'andi nabwo tuzabimenya waravuze uti havuzwe ibintu byinshi gusa kuzanamo n'ibintu ngo by'akaguru ese biriya ni ukuri kuko uriya mugabo nta kaguru afite rero njye ntabwo muzi icyo kibazo sibyo kuvuga umuntu utazi ushobora kumuvuga mu kanya ugasanga ibyo wavuze wibeshye ariko nkotinze inkuru y'uwabivuze yatanze n'umunota mu kiganiro cy'uwitwa Murindahabi Irene yashyizeho avuga ati mugende mujye ku munota 36 muri iki kiganiro murebe ibyo ndi kubabwira ko ari ukuri hanyuma rero abantu nabo bagakwiye kujyaho bakareba koko niba ari ukuri ariko njye ni ukuri pe mu kuri kwanjye wenda ba Vestina bo ndabazi sibyo yego nambaje tubazi hehe nakubwira ati bazi Musanze niho nagiye kubaza Gasogi uri kumva bazi n'ahandi sibyo ariko pe nkubwije ukuri Idirisa ntago muzi muziranye mute rero noneho n'aba ba Vestina mu buzima busanzwe uravuga uti ndabazi muziranye mute tuziranye nk'abanyamuziki kuko nanjye nabaye umunyamuziki sibyo yego kabiri tuziranye nk'abarokore urumva ndi umunyamakuru n'abanyamuziki ndi umukristo wo mu itorero rya ADEPR nawe n'aba ADEPR kabiri bafite animateri w'inshuti yanjye sibyo hano ni Gasogi ku ishuri yego turaziranye tuziranye burya umuntu umuntu uza hano tuyesese mwamuziranye cyane turaziranye yego bari bigeze bagusuraho bataransengera n'abasuye yego wari uvuze kuri iki kintu cy'idini muhuriyemo hari abantu bavuga bati ariko Vestina ashobora kuba atakiribarizwamo ubu ngubu ariko si nawe uzanareka kuribarizwamo n'abandi none se kuri takiturera uko ryaregaraga mbere uzi kubona abantu bararezwe bo bagera hejuru bakagakurera abari inyuma yabo nese ugira ngo nibi byose n'izi ngaruka n'iki byose n'aba uzi ukoze ubushakashatsi la majorite y'abanyamakuru bari kuvuga aba bana nabo benshi nabo muri iri torero na rero si ba Vestina bonyine n'abandi bazarivamo ni nko sinzi uko bisigaye bimeze ntago rikirera barera ikizi ko ari ukwanga bakajugunya gusa ko ari ugusenga wari wajya mu masengesho yabo ya nijoro y'urubyiruko usenyaherukamo uzabasura urebe
abantu mudukurikiye muzakora ubushakashatsi ujye gusura abajeni bo muri ADPR ariko ajya ngo yera muri iyi minsi ashobora kuba atakibaho sara cyabahora n'igihe yabaga byari bimeze bite ngeze kujya ahantu hamwe banumiye ndeba ibintu biri kuhabera hazi ngo baje gusenga basoje banyakirira bwa nimwicare hasi mufate amakaramu mufate n'inuza n'amakayi abatabizanye mubahe impapuro byandike bajye kubisigira abandi mufate telefone kakajagari murimo ngo muri gusenga ibintu utamenya ibyo ari byo mumeze nk'abari kubandwa no guterekera shyiraho umusanzu wanjye ndigisha ariko n'ubundi iyo ushyizeho abo bakuru baturera ntibadushaka barashaka bava bibitangaza biraho gusa rero usibye na Vestina n'abandi bazarivamo kandi ikindi ni n'impamvu irumvikana wowe wafata miliyoni 4 ukayiha abakozi badahagije nk'abakozi nk'abantu 1000 ukabaha umuntu we ngo bayobore kandi uhagaze nk'umuganga cyangwa umushumba urumva ataba ari ikibazo ese ubundi umushumba n'inama bapfana iki apfana umukamo ubwo umushumba n'intama bapfana iki bapfana iki abadukurikiye umushumba n'intama bapfana iki so kuzijyana mu rwuri cyane akazicyura akamenya ko umubare wazo wageze mu rugo akamenya kuzigaburira nyine akamenya aho ziba ko nawe ari haba kugira ngo abajura bataza kuziba nibyo mubona se muri itorero ryacu uzatumire umupasiteri umubaze inama zabaye indakare abazishunge nabo babaye abarakare buri yose ibimeze ikibicungana n'indi babaye abarakare bose aferi ni ukuvuga ngo umushumba uzi ukuntu aba ameze avuga ati nimba reka bakajya kuri Kristo ndaba mpiye ntemeye kujya hagati ngo mu muhuza wabo umuhuza w'abantu na Kristo sibyo uri kumva intama nazo ziti ninakubita imibare ngo ngenere ku muhuza wacu ko ari we wadanje kurusha Kristo haraba ari hatari uri kumva ni ukuvuga ngo umushumba asigaye yaragiye hagati y'abakristo na Kristo noneho abakristo nabo bakereka umushumba ko ari igitangaza kurusha Kristo niba nabyumvise neza umugisha aho pibress kandi ubundi siko byagakwiye zuba Kristo yaba yaraje gukora iki nawe umva ko kana niba umushumba nyine tumufata nk'umuntu w'igitangaza kurusha Kristo Kristo ntacyo yaba yaraje gukora rero impamvu naherenga umushumba n'inama bapfana iki uzi ko muri iki gihe kumukora mu ntoki minsi yashize nahamagaye ubayoboye bose cyagiye igihe yamaga amakuru ariko telefone nakira wamfashije batazandangiza ko nabonye wigererayo naragutiye kube ugurumva sinzi niba uri kunyumva neza aha ni ahangaha mu bapantekote jya hirya kwa bene wacu uzi ko umuntu muri nyarenge ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri ngewe akunda kuba ati sinzibagirwa ankora mu ntoki ntabwo iki kiganza sinzagikaraba ngo yarivuyemo abandi barazivamo ese ko aribona umugabo urumva ari kuguma aho ngaho we wahaguma nabonye hari impamvu ibyo byose mbivuze nabonye hari abatangiye kuzana amafoto ngo umugabo we ngo ashobora kuba afite abandi bagore nibyo mbona nabonye hano kuri social media ni nko nabonye buri wese avuga ibye hano nahoze nikaraga hare ngewe iyi nkuru y'aba bantu nari nyizi imbere y'uko ibureke wari uyizi se kutayivuze nta muntu usibye wenda bano bantu baba hafi y'uyu muryango sibyo nta n'umunyamakuru wari uzi dirisa sibyo ni nyine baba batangaza abantu bo mu Rwanda sina YouTube zabo suzizi si wari nabonye ejo ndayatangaje ngo mbonye ngo yakoze impanuka Kibagabaga
haka ibintu bibera muri iyi social media none aba bahungu bihaye ibigambo basigaye bicara agafata akantu gatoya k'ukuri ubundi si kubabeshya kandi abantu nabo barashyokewe byarakomeye sibyo ugasanga umuntu hari ukuntu bihaye noneho amakuru y'imama ufite ni uko ku wa mbere habanjije uwitwa Dorcas nyuma yaho haza uwitwa Murinda ugashaka ikintu bari kuvuga mu nkuru habe bikaranyama ngo bakigera ku murenge basanze gitifu ahari ujye ubabona bari kwigira gutya ni ibingibi babazana ngo bivugwa ko uyu mugabo afite umugore uri kumva ninde umuzi kweri usibye ibintu biri aho ngaho ko nta n'igitangazamakuru cyacu cyaranditse ati hari umushoramari witwa Idirisa hakaba abahungu ako bazazana muri iyi Kigali ariko ngo ipinda ari naryo ryo wenda biragaragara rega umuntu ufite amafaranga ntago buriya amafaranga yo ni nka malariya ntago umuntu urwaye malariya wamuyoberwa sibyo n'amafaranga nayo ni uko amera ntago wayoberwa pe sibyo urareba ukareba ugakora senteze none se sinabonye ikirori bakoze nese kiriya kirori cyoroheje ku mafaranga wo wavuga atarahari ariko na Murinda haba barayafite yagikora ubwo nta kibazo umunyamafaranga ashingira undi kuko umuntu agendana n'uwo bagize gute banganye ibitekerezo bakora hamwe evo umuntu mudasengana mukamudakorana akazi hari ubwo aba muri phone book yawe nk'umuntu muhora muhamagarana umunsi ku munsi exactly nyine Murinda habi kubera ko afite ikofi idahinika aho yagiye kurira na bagenzi be niho bahuriye na Idirisa basi ibintu bigende neza amafaranga yarayafite sibyo yego kandi niyo ataba yanayafite Vestine ubwe nta mafaranga bari abana aho bageze ubwabo nta mafaranga yego rero tujye dushyiramo iyi nkuru ya Vestine ishobora no kuzamera nk'imwe ya Pasteur Theogene igakururuka itarangira kuko harabyuka mu gitondo umwe akaza ati ubu hari uzajya no muri Burkina Faso kuri tere ahubwo nuko habaye kuri uziye ko bagize umwaka uriya mugabo akaba avuka kuri ubu haba habonetse n'umugore uvuga ngo babanye imyaka 2 wangiye nabonye amafoto rwose bari kuzana amafoto y'umugore n'umwana nibyo ari kukubwira nyine ubu nuko muri Burkina Faso habaye kuri wagakwiye kuba hari uwiteretse cyangwa se nuko tutavuga ururimi rwabo dore ko kumenya igifaransa ari imbogamizi yagakwiye comme des femmes je suis épouse de yawe kanigendere gake YouTube narakubwiye ubwashiye turi kuganira ndavuga ngo hari abantu bakora ibiganiro byo gushungerwa hari n'abantu bakora ibiganiro byo kugira gute byo kurebwa ahubwo aba spectateur cyangwa se abafana cyangwa se abagenerwa bikorwa nibo bakwiye kwicara kamenya ngo ariko nzajya njya kureba Robert nzareba Evode nzareba Pasteur Shimiye nzareba runaka uri kumva bitewe nuko ngize gute mubonera abantu bacu se ko nabonye bikundira byacitse niba bikunde nyine amaherezo ubwo sinzi ariko ni kwisimera ubu sura ko turi mu gihe cyo gukora byacitse hari igihe kizagera abantu bakajya bajya gushaka ukuri bafite inyota yako bati ninde nibura twabona uri mu mwuka w'Imana ninde nibura twabona ushobora kuvuga ikintu akaba ari ukuri kandi kubyubaka none se evo uyu munsi muzi ko igihe iyo gitangaje inkuru nk'abanyamakuru kiba ari ukuri barabyubatse nyine barabirema inkuru yose n'ushaka kuyitangaza y'ukuri arayibaho rero hari igihe kizagera njya nkunda kubwira abantu nka Yada donc umuntu akageza kuri Yada avuga ati kajye kumvaho ni buri ki ukuri ariko iyo kibitangira ukibikora hari abagutuka batakumva bakwakira nabi wivanga n'aba ngaba njye ntabwo nakora inkuru nk'iyi ya Vestine na Dorcas nafitemo nibura intego ku muntu wumvisha icyo kiganiro kungukamo ubwami bw'Imana sinakora iryo kosa none kuri iyi nkuru nkawe uri mu bantu bazikozeho
yego abantu bayigiraho iki cyangwa se bayikuraho iki? reka mbere kuri iki cy'ubusitari kuba umusitari aba bana kubera bageze mu biganza bya Irene urabona management y'izina ryabo yubakitse neza nk'abantu baza kumenyekana cyangwa se bajya oneya bakajya ahagaragara haboneka sibyo tema isomo ryiza ambo icyo ni icyambere kuko nubwo abantu bari gutangaza inkuru urabona ko bavuze ibyo batangaza gutangaza ngo umuntu ntakagura afite none se niwe ubivumbuye niba ntakafite niwe ubivumbuye umuntu ukajya kuvuga ngo afite ngo umugore n'abana ntunafite ngo afite ubutunzi urumva donc ni nko kubura icyo uvuga ku muntu ariko ko watekereza ko ari umustar ukagumya kumukurura ushakisha amakuru n'abavuga bati ni umusilamu niyo mpamvu gushaka abagore benshi kuri we byemewe. Aha uri kumva ibyo ni nabyo nibyo babatekereza sibyo nguko yitwa Idris uri kumva ikintu rero isomo numva nabigiraho sibyo yego irya mbere nabonye ko urugo atari imibare y'imyaka birashoboka ko umuntu yakubaka urugo arutangwa na mugenzi we. Ikindi cya kabiri nta hame ryo gushaka ushaje uri umukobwa nabonye ko abana baberetse abakobwa ko bishoboka ko umuntu afite imyaka 22 akagira gute akishingira urugo yego sibyo hari tumaze kugira societe nayo ipfuye nabyo rega tubashimire twere kuza tukora inkuru zicaroza tubashimire dushimire n'uyu muryango kandi tutangiye kugira abana b'abakobwa banga gushaka bagira ababakangura nka wundi nabonye uvuga ngo abagabo n'intuza inyana z'intuza sibyo ko minsi ishize nawe yavuzweho se nyine ko yabagiyemo twikomereza sibyo rero icyo nacyo urumva cyambereye isomo nize ko bishoboka ko umuntu yakingira umwana donc akamurera yava mu ishuri agahita amushyingira kandi ibintu bikagira gute kagenda neza ni byinshi inkuru yabo irimo ibintu byinshi cyane sibyo ibindi tuzagenda tumenya ngo harimo iriya somo kuko urugo buriya ku murenge bakibasezeranye rwari rutangiye ubu nka Idirisa ntabwo ntekereza ko Idirisa uko ari kubona YouTube n'amatamaneri na TikTok atari byo expectingaga azabona mu gukora mariage sibyo rero harimo byinshi yego bigiye bitandukanye reka ayandi masomo y'urugendo rw'urugo tuzabigiraho byinshi reka turebe uko ruzagenda tubasengera Imana ibafashe dore ko barutangije amahiri sibyo bazarwubake bakomere yego uravuga uti barutangiye batera amabuye baravuze bati Vestina atwite niyo mpamvu arimo kwirukanka ku myaka mikeya bisanzwe yego iyo umukobwa ashatse vuba vuba kenshi bavuga ko atwite ibyo byo ni ibintu bisanzwe nyine urumva nawe uwo mugozi agomba kuwugeramo nabo batega iminsi bati ntago rwose uriya mugabo bazamarana kabiri n'iminsi mikeya ariko ngiye kuvuga ikintu abantu bacyumve kabiri evo buriya abantu bashakana n'abantu bavutse mu majyaruguru akenshi barubaka nubwo n'abandi bubaka buriya ubonye umugore w'umukigakazi ubonye umugore ndi kubivuga nkanjye ariko gusuna uburenganzira ufite umugore w'umukigakazi se oya si we nashaka hakumpamya aba bafite abenshi ukunda kumva ubuhamya bwabo kuko bakunda kuba abana beza iyo agukunda bagukunda niyo kwanga bakwanga icyo kuba abana nta buryarya bagira nta buryarya bagira sibyo rero mureke umwana yiyubakira urugo urumva ibindi n'ibyiwe n'umugabo we n'Imana n'umuryango we kare kubaherekeje induru ibindi ntibitureba ibindi ntago bitureba ni amahitamo yabo yego rero nari kuganira na Muzehe Rutayisire ari kumbwira ati mujye mureka abantu bagira amahitamo yabo ati ngiye niba banatwite bazaze mbasezeranye uriya musaza ndamwemera yego rero reka tubahe amahoro wa mugani w'abantu tureke turebe tunabasengere turarega ikintu iyo cyatangiye kuvugirizwa induru uzarebe n'inyamaswa mu ishyamba iyo bari kuyihiga abantu bagatangira kuvuza induru amayogi n'amayogi yarya n'iki ibintu nk'ibyo ubundi igeza igaturumbuka kandi ukabona bayifatishije kubera ubwenge rero reka dutuze aba bana bubake sibyo gusa nabo bamenye ko iyi si ya social media itatuza buriya hano ikibazo kiri ntabwo abantu bakizi iyi si ya social media ntabwo isaba ko abantu batuza
niba ubwo ndi kuvuga ku bantu bari monetize kuko abantu bose bafite YouTube channel si bari monetize niba ukoze kuri Vestine ikiganiro kimwe ukabona ka kaboro kameze gutya mu kanya wajya kubona ukuntu bamaritse 60 ubwo aho hantu kuhava buri muri rwagakoco niho ubona bazana indirimbo abandi bakavangwa aratwite abandi ngo tuvumbuye ngibi ubona amatitire bandika ngibi n'umugabo wa Vestine ntiyarazi ko mbizi ubimenye ari uko ubonye bagiye mu murenge ko n'abanyamakuru bakomeye ubonye uwo muri ndahabi yacuritse agacuranganura hamubonye Red Budget yego niwe muntu yahemukiye muri iyi nkuru kurusha abandi bose ariko bivuga ko ngo kari agapangu kugira ngo video izaze kabisa abantu bose bavuga ati nibyo cyangwa sibyo ahubwo buranga umuntu wishe umuti n'umuntu wasohora amashusho yo ku murenge buranga niwe wishe umuti ariko n'ubundi iriya video yabaye ariko abahungu ni n'intasi bamungana zikomeye muri umuntu wagiye kuza nta video ku murenge buriya kandi yagiyeyo nyuma yiturije ngira ati wankoreye umuti oya hari udakora ku murenge se iyo video ubundi wayikura he Roba reka ngushimire ku bw'ubusesenguzi duhaye kuri iyi nkuru wa mugani ni bya bindi ngo nta butaha butagezwe intorezo ubwo Vestine nyine yihangane ni umusitari umusitari agomba kuvugwa kandi nawe narakaye ngo bari kumuvuga kandi azi ko ari umusani buri wese agomba kumuvuga bite ubundi niho izina riba riri kuzamukira iyo utamuneri yahana abantu benshi we kubera showbiz yizi nari kiretse bano bantu bavuga ibintu bakomeretsa ariko yego kumutamo wa mungane w'abahungu bacu nta kintu biba bitwaye yego reka ngushimire nshimire n'abadukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka shalom